Sasa murakoze nitwe Musikandi. Cyane ko ibintu ukavuga wigize umuntu w'umusirimu. Nawe nyine muri iki kintu umuntu. Oya kiborera ko nukugira umuntu w'umusirimu cyane. Okay nitwa Kandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Mu rugo nindo. Rwose. Hanyuma Musa. Nyuma y'ikire. Iyi ni content. Bayita Talk with your star. Noneho dusanzwe tuzi ko ubundi bavuga ngo abantu b'abastari ngo nabantu nyine ngo baremereye cyane ngo kubavugisha ngo ntiyanafata telefone yawe twe tugiye guhamagara umuntu. Oya twebwe ikintu tugiye gukora muri kubona twarababwiye n'ubundi ni kuri ya gahunda. Niba tuje mu bintu ako nakantu ko kuvuga ngo twebwe twaraje tavuga tuti natwe nyuma yaho wenda tutangiye kuzadukora utuntu tavuga ati natwe kadufungure YouTube channel tuzatuvuga utuntu turadusanga kuvuga twenyine ntibihagije tujye tuvugana n'abandi tuvugana n'abandi cyo duhamagara abantu tubavugishe tugira gutye turavuga tuti nono reka tubyite dukoresha ururimi rw'icyongereza barwita mu cyespanyo ngo Talk with your favorite superstar nuko mu gishinwa bisobanuye bikavuga iki rero mu cyapani bikavuga ngo vugana n'umuntu wawe umusitari wawe umukigurya n'abatarabasezera kandi ubundi dusanzwe tuzi ko abasitari bahamagara babwira deal z'akazi n'ibiki twe mu kubahamagara kwacu nta bwenge baburi mu bintu tugiye kuba nta kazi sibyo ubundi twe dushaka kuba muri wa mubare bavuga ngo hari nimero ziduhamagara ngo zitubwira ngo mfite impano akwasha dushaka umudamu tumwe ngo dufite impano atuzamure sibyo kaduhamagara kiramani tumubwire urumva ngo atuzamuye ko dufite impano twumve ko kiramani atubwire tukina comedy ahubwo nka buriya ujye ubona nka Skyto niwe muntu nabonye ujya wipanga akazi ugasanga nigisha abantu icyo gukora reka duhamagare nka Skyto ariko ndaza no guhamagara kiramani turaza kumubaza afite guhita kumwanga ibyo ngowe ngo kungongera ntabwo nkora ibi cyangwa se ugasanga isavuga ati ngwino sha kusanga ibyo rero ni ibyo tubatekerezaho tuba tutaramenya nkuko namwe muba mubibatekerezaho ariko iyo tuvuganye se bavuga iki reka twumve hamagara Skyto niwe twanzuye duhamagara Skyto tumubwire none twege Skyto ikintu cyo kumubwira ati tugira inama twaje muri showbiz tugiye gutangira YouTube channel tubwire ukuntu bimeze tubona ubunga ku macano y'abandi menshi cyane tubwire niba twakinjira mu itiku cyane tubwire tuse tujya mu itiku tubwire tuse cyangwa tujye mu bintu byo kumunzaga cyane tubwire tuse cyangwa tujye mu bindi bintu cyangwa se uratugira ihe nama cyane ko Skyto burana n'umushuti wacu nawe tuyinduba n'umunyenduba turagana nk'abantu binduba katwumva ubundi yago nanjye mba mvuga cyane guta ubundi uvuga hari amafaranga kandi buranga kuvuga menshi siko kuyamara kandi nawe kuyamara ntago ariko kuyarya kuyamara bivuze kuyabika kuri banki ngaho da do not cover the top of screen don't cover iyo haje mu cyongereza bisaba ko umuntu yakunganira uyigira gutyo iyo haje mu mpuzamahanga dore ni Ambo. Nita Papa Doughboy. Sky. Aje ni mwana wamwita Skyla. Papa Sky. Kama volume. Ambo. Guys. Aradufata sha. Hello. Oui. Salama boss. Meze bite se Skyto? Fresh. Ni Musa na kandi manga zinduba. Mr. Man. Fresh. Watumenye se? Yes, nkumenya se. None se urahuze cyane se kurya umuntu atakubaza akantu mwana? Ngira nta kibazo. Bo urumva? Barebye dusanga natwe nk'abantu bafite iterambere. Turavuga tuti reka dufungure numva aka YouTube ariko turavuga tuti mbere yuko tuzakora ibintu tuzabanza tuguhamagare tukubaze ese bimeze bite uduse nyine nk'uducira ku mayangi turuganirize kuntu wumva twakora ukurikije nyine ubundi natwe dutangire twataka ino mihanda turebe ukuntu bimeze kuko twabonye kurwariza mu bintu bimwe bidafata ntabwo byafatanye nese ibyo ngibyo mani ninde wakubwiye ko ibintu muri showbiz bishobora gutuma urenda ubwo rero niyo mpamvu twashatse umuntu w'iniga yacu nkawe noneho umuntu wivuge ariko uracyabinduba wowe uracyaba mu Gatagara ndaba ahubwo nahuye n'akandi twahuye twaye Prius Kicukiro dukodesha amamodoka mwana ahubwo uzajya udushakira abakiriya turanabatwara iyo abantu bamaze guterekamo za B1 G ibipimo byamaze gufata kanga bagize ngo ntitubatwara se urukumva rero
turi kuvuga ngo nyine dufungura agacano natwe niyo twakitangira kumusubscribe umwe turwaza ariko dushaka kumenya nyine experience nkawe nyine nk'umuntu bimazemo igihe utubwire ubundi twumve wagwana kuko twe twarakaye tugiye kwataka nako se ubundi si byo gahunda se kandi wahereye kera ubimbwira wahereye kera ubimbwira ryari se hari ibintu nanjye urumva ndimo kandi urumva sinahita menya ngo ndababwira content mukora cyangwa isiki neza oya apana content nka gutya nyine kuvuga ati mwebwe urumva ikintu cya mbere mugomba gukora YouTube ko nibishaka nka uploading nka 2 ku munsi nka uploading rimwe mujye mukora gutya mwirinde bino bintu mugire gutya nibyo ngibyo gusa wera ari bireka zedaza kurabura na giya bora yagiye kudiringa iki kibanza wenda itamurabura cyaba YouTube birimo ibibanza bya YouTube zirimo nibibanza ntago ariko akazi nkora konyine mwana ngiye birabyanunga bikanongera umugore n'abana mwana wapi none se bira ntago ari byo bya ntago ariko kazi konyine okay asante sana ahubwo turaza gusubira uraza kumbwira wabyumvisha abandi bana ko baguze ibibanza abandi bana bari mu bibanza hatabakiri gusa nyine byanga byakunda nkuko mubyumva uno mukapa n'ubwo wenda afite umwanya muto urumva ko yaganira bya bindi byo guhita ngo mwana ngo reka mbanze mbabwire ngo ngiye ngo kandi namusa ngo ngiye nyibabura muturutsindwa ngo naravuze ngo mwiza mwitereke ntago ari kaza nyine yagiye kukugira inama wumva ko nawe nyine ahita uri umuntu wagannye ujya kumugisha inama wenda nge ntuzanyobereho we ntago nanjye sinayo cyane ko nawe kukugeraho ari ukubura ukujya no gushakira amata mu kimasa ariko ubundi nyine umuntu ugiye kugisha inama ufite ibyo akora amenya uko agutwara nyine kikweka ko abashaka no kuguha umwanya ntago ashaka kubihubutsa ngahita kubwira nk'ukwikiza guha umwanya hanyuma rero mukomeze muze muyo bita K&M Yandex Group ni kampani nziza ikodesha amamodoka umwihariko waho tugufitiye serivisi za airport pick up na airport drop up